Ubuzima bwacu bugizwe n'amazi ku buryo bungana na 70%. Ni ukuvuga ko umuntu mu buzima busanzwe yakagombye byibura gukoresha amazi cyane kugira ngo ashobore kunganya na y'amazi ari mu mubiri w'umuntu kugira ngo ataza kugira ikibazo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo ushobora gukoresha amazi ashyushye. Turi buganire ku buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni inyungu ushobora gukura mu mazi ashyushye uramutse uyanyweye buri munsi. Uburyo bwa kabiri ni uburyo ushobora kugabanya ibiro mu gihe ukoresheje amazi ashyushye. Ndabashubije nibira n'ibyo ushaka, tugiye rero kuganira kuri ubu buryo bwombi. Ndagira ngo basabe mukurikirane iyi video kugeza ku musozo, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel wibuke gukora subscribe. Nimba rero usanzwe ukore like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane izindi video ndetse dusangira. Tugiye kuganiraho uburyo bwa mbere ashobora kukugirira umumaro ni uko ashobora kugufasha kugira digestion nziza cyangwa se kugira igogora mu kinyarwanda. Abantu rero bakoresha amazi ashyushye ntibakunda kugira ikibazo cy'uko ushobora kuba wagugaraye. Hari igihe uzarebe nk'iyo wariye ibiryo, hari igihe ushobora kurya ibiryo kumva uragugaraye, kumva urahaze, wenda wariye mu gitondo cyangwa se wariye saa sita, bigeze nyuma y'amasaha 5 uracyumva ugihaze kandi wumva utameze neza. Ibyiza rero mu gihe uri kurya cyangwa se mbere yo kurya ukoresha amazi ashyushye kugira ngo icyo kibazo utaza kukigira. Icya kabiri ni uko amazi ashyushye uyanyweye ku rugero rwiza ndetse ku buryo buhagije ashobora kugufasha kuba utagira ikibazo cy'ubwonko ndetse akaba yatuma n'udutsi two mu mutwe dushobora kuba twakora neza. Cyane cyane umuntu afite mood mbi, kuko nabyo ari ibibazo bijyanye n'umutwe, kugira mood itari nziza, kugira stress, ukanywa amazi biragufasha. Uzarebe nk'iyo umuntu afite igihunga, ufite ubwoba, wumva udatuje, ugasoma ku mazi wumva ko ushoboye kongera ugasubira muri mood nziza cyangwa se ugasubira mu bihe byiza. Rero kunywa amazi ku buryo buhagije, amazi ashyushye atuma umuntu ashobora kugira mood nziza, bigatuma ubwonko bukora neza kuko ubwonko igice kinini n'amazi. None rero ukaba wakora ubwonko bwakora neza, bikaba byarinda nuko ushobora kuba wagira ibibazo byo mu mutwe bitewe n'udutsi tudakora neza. Icya gatatu, amazi agabanya ikibazo cya constipation. Hari abantu usanga baruka kujya muri toilette nyuma y'ibyumweru 2, ariko rero iyo unywa amazi menshi ku buryo bwiza kandi buhoraho, icyo kibazo rwose nta gupfa kukigira, kuko amazi iyo yanyweye aragenda koroshya yagogora ndetse bikaba byatuma ujya muri toilette umeze neza, ndetse n'imitsi kubera ko ibiri gukora neza kubera amazi ubinywa, bigatuma niyo ugiye muri toilette udashobora kubabara, kuko hari igihe umuntu ajya muri toilette akamaramo amasaha menshi, byajya no kuza ukumva ari kubabara, ariko iyo unywa amazi arabyoroshya ndetse ukaba wajya muri toilette rwose umeze neza, constipation itafite ikibazo. Ku ngingo ya 4 rero, amazi ashyushye afasha abantu bafite ikibazo cyo kuba wagira imbeho. Hari igihe ushobora kuba uri nk'ahantu ukaba ufite imbeho cyangwa se nk'umuntu uba mu gice kigira imbeho. Kunywa amazi ashyushye bituma mu mubiri wawe hashobora gushyuha, ukaba icyo kibazo ushobora kugitsinda, kuko hari igihe usanga abantu cyane cyane nk'abantu bashaka kuranuka, afite ikibazo cy'imbeho ariko ugasanga ari kwihata icyayi, akavuga reka mu cyayi, reka mwewe ndi kawa, kandi ufite ikibazo uri mu kugira ngo ugabanye ibiro. Ibyiza rero wasimbuza ibyo bindi binyobwa bishyushye ukaba wanywa amazi ashyushye, kuko nabyo ashobora gufasha kuba yawarwanya yambeho. Amazi ashyushye rero nanone ariyo ngingo ya 5 tugezeho, ashobora gufasha gutuma ugira circulation nziza y'umubiri, cyangwa yaba ari imitsi cyangwa se uruhu kuba rwakora neza, kubera ko amazi ashyushye uyanyweye ndetse ukanayakaraba bituma ya mitsi cyangwa se wa mubiri wawe wongera kwiyegeranya ndetse na ya mitsi gakora neza. Rero inama abashakashatsi bagira abantu nuko ushobora kuyanywa mu gihe ugiye kuryama ndetse ukanayakaraba, kugira ngo ashobore kuba yagufasha kugira ngo urwanye cya kibazo cyangwa se ushobore kongera ubuzima bwiza, imitsi yawe ikore neza, yaba ari imbere cyangwa se inyuma, kugira ngo ushobore kugira ubuzima bwiza. Kandi nanone iyo uyanyweye ukanayakaraba mu gihe ugiye kuryama, bituma utagira stress, ukaryama neza. Muzabigerageza, muzabirebe, uzasanga nimba ushobora kuba ukarabye nimugoroba ukanywa nayo mazi ashyushye, usanga ugira ibitotsi byiza, ukaryama wumva umunaniro wo kumanywa, kumva
bya bintu byose wiriwemo bishize ukaryama neza rwose ukabagira ibitotsi byiza kubera ko wanyweye amazi ashyushye ndetse ukaba wanayakarabye. Icya gatandatu ni uko amazi ashyushye ashobora kugufasha kuba wagira umusatsi mwiza, uruhu rwiza, ndetse bikaba byagufasha no kugira inzara nziza. Ubundi impamvu akenshi usanga abantu dushobora gusanga inzara zidakura cyangwa se uruhu ugasanga rwashaje ndetse n'imisatsi ugasanga iracikagurika, irasa nabi, ni impamvu eshatu. Iya mbere ni uko umuntu aba afite amazi make mu mubiri, kuko amazi iyo ahagije mu mubiri bituma uturemangingo dukura neza, tukaba twashobora gusohora bya bintu rwa ruhu rukaba rwakora neza, rwaba rwiza, ndetse n'imisatsi ikaba yakura neza. Ikindi ni uko circulation y'imitsi bitameze neza, ni ukuvuga ngo nimba wenda imitsi yawe isa nkaho yasinziriye, ha hantu hameze nkaho hapfuye, uvuga ngo rero uzasanga umuntu atagifite uruhu rwiza, usanga umuntu imisatsi yaragwingiye kubera nyine ya circulation itameze neza. Amazi ashyushye twaje kubona dusanga ko mu bice bya mbere twabonye ko amazi ashyushye ashobora gufasha umuntu kuba yagira circulation nziza y'imitsi, kandi nanone akaba yagabanya stress. Nayo stress iri mu bintu byatuma umuntu adashobora kugira ibyo byose byiza ngo agire umusatsi mwiza, kuko stress ni ikintu kinini cyangiza mu mubiri w'umuntu. Rero iyo unyweye amazi ashyushye ndetse ukaba wanayakaraba, bituma rwa ruhu rwawe rushobora kuba rwiza, ndetse wa musatsi wawe ugakura neza, ariko nanone ukamenya uburyo ushobora kuba ubikoreshamo kugira ngo nanone udashobora kubikoresha cyane bikaba byakwangiza. Kuko amazi ashyushye icya mbere cyo afasha umuntu kuba yavana umwanda mu ruhu cyangwa se umwanda mu mubiri. Kwa kundi uyanywa cyangwa uyakoresheje ibyo bikagenda biva mu mubiri, niko umwanda uri kuvamo. Icyo gihe bizatuma uruhu rwawe ruhumeka neza. Ikindi kandi nanone ni uko iyo uyanyweye ukanywa amazi yaba ashyushye cyangwa akonje muri rusange, ashobora gufasha umuntu kuba yarinda uturemangingo kuba twasaza vuba cyangwa kuba twagira ikibazo, bigatuma noneho rero bya bice by'umubiri bishobora kugira ubuzima bwiza, bigakorana neza. Niyo mpamvu rero kunywa amazi ashyushye ukayanywa ku buryo buhagije bigufasha rwose kurinda ibyo bibazo byose twari tuvuze haruguru. Icyamunani ni uko amazi ashyushye ashobora gufasha umubiri gukuramo imyanda mu mubiri. Urugero rwa mbere ni uko afasha impyiko. Amazi muri rusange afasha impyiko, noneho byaba byongeyeho amazi ashyushye afasha impyiko cyane, agafasha gukura imyanda mu gihe impyiko ziri gukora, bikaba byatuma impyiko zikora neza. Kandi nanone amazi ashyushye afasha amara gukora neza, kuko atuma amara ashobora gukora akazi kayo neza kugira ngo ashobore gukura imyanda mu mubiri. Ndetse nanone amazi ashyushye atuma umuntu atranspira, akazana ibyuya byinshi ku mubiri, ariko bya byuya biza ku mubiri ari nako nyine ya myanda iri mu mubiri iri mu ruhu igenda ivamo. Urumva ko kunywa amazi ashyushye ntabwo afasha gutuma imitsi ikora neza cyangwa se atume digestion ikora neza. Urumva ko ashobora no gutuma ugira imyanda wariye ishobora kuva mu mubiri kandi ukoresheje amazi ashyushye. Icya cyenda ni uko amazi ashyushye iyo uyakoresheje neza ashobora kukurinda ububabare, cyangwa se akaba yatuma ahantu uri kubabara cyane cyane ku bubabare bw'inyuma ku mubiri bushobora gushira. Uburyo ubigenza rero ni uku nguku: ufata amazi ashyushye ukayashyira muri ambaraje plastique cyangwa se mu kintu cya plastique, wenda icupa rya plastique cyangwa se ambaraje za plastique ugura muri farumasi, noneho ugashyiramo ya mazi ashyushye. Nko ku bakobwa cyangwa abagore bajya mu mihango bakababara mu nda, ukaba wayafata ugashyira ku nda buhoro buhoro, ugenda ushyiraho gahoro gahoro, ndetse no ku mugongo. Uko bigenda bimaraho igihe niko bwa bubabare bugenda bushira. Nanone ubundi buryo bwa kabiri ushobora kuyakoresha ni igihe ushobora kuba wenda watsikiye ukumva urababara, cyangwa watera ibintu ukumva hari ahantu uri kubabara. Muri makeya ububabare bw'inyuma ku mubiri, ufata ya ambaraje plastique ugashyiramo amazi ashyushye, warangiza ukagenda ushyiraho buhoro 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 buhoro. Uko igihe kigenda gishira ni kugenda umererwa neza. Urumva ko rero amazi ashyushye atari kuyanywa gusa bikugirira umumaro, ndetse no kuyakoresha inyuma ku mubiri bikaba nabyo bifite umumaro. Nakugira inama rero yo gukoresha amazi ashyushye. Tugeze rero ku cya 10 burya amazi ashyushye kuyakoresha nanone, hari abantu bafite ikibazo cy'uko iyo ari y'ibiryo yumva byahagamye, se ntabita guhagama, biba byahagaze hano mu muhogo, akumva ntibimanuka. Rero ni n'uburwayi abantu bajya kwivuza kwa muganga. Rero wafata amazi ashyushye mu gihe uri kurya, ukaba wayakoresha uko urya, ukajya ugenda unywa amazi, cyangwa se umaze kurya ukaba wayanywa, kugira ngo bya biryo bishobore kugenda y'amazi ashyushye amanukeho, agende agere mu nda, atume bya biryo bishobora kuba byagera mu nda.
Ikindi nuko rero amazi ashyushye muri cya gihe cya digestion, murabizi ko digestion ijyana ndetse n'amara, afasha kugituma amara akora neza, ndetse bikaba byatuma byoroha kugira ngo amara ashobore kuvangura umwanda ndetse n'izindi ntungamubiri. Rero urumva ko kuba utanywa amazi ashyushye wacikanye. Rero nakugira inama yo kugira ngo unywe amazi ashyushye niba ufite icyo kibazo kigogora cyangwa se ikibazo cy'amara, y'amazi ashyushye azagufasha kugira ngo ushobore kugira ubuzima bwiza. Gitangira iki kiganiro twavuze ko turi bukora ibice bibiri. Igice cya mbere cyarangiye tugiye kureba uburyo noneho amazi ashyushye ashobora kugufasha kugabanya ibiro. Tugiye kureba uburyo ushobora kuyakoresha akagufasha kugabanya ibiro, ndetse n'uburyo akora kugira ngo akugabanyirize ibiro. Amazi ashyushye rero kugira ngo ugufashe kugabanya ibiryo ni uko uba wayanyweye mbere yo kurya. Nimba uyanyweye mbere yo kurya uba uhaze, noneho bigatuma nimba wari kurya wenda isahani y'ibiryo ukaba warya igice cyayo, nimba ari kurya nyine karori wenda igihumbi ukaba warya karori 700 cyangwa 800. Bityo rero bigatuma ushobora kugabanya ibiro, kuko karori wafashe ni nyayo kurusha karori usanzwe ufata musanzwe. Kuko bundi mbere ikintu cyose ufashe ukize mu nda mbere yo kurya kiba gifasha, hari umwanya kiba gifashe. Rero ni byiza ko nimba ushaka kunanuka unywa amazi ashyushye mbere yo kurya, bizatuma rero ushobora kugabanya ibiryo kandi bigatuma ibiro bigabanuka. Icya kabiri ni uko kugira ngo amazi agufashe kuraruka ni uko uyanywa mbere y'iminota 30 mbere yo kurya. Noneho iyo amazi uyanywa mbere y'iminota 30 mbere yo kurya atuma metabolisme yigira hejuru. Iyo metabolisme yigiye hejuru bituma digestion igenda neza cyangwa se igogora. Noneho iyo igogora rikoze neza bituma bya biryo ibicagagura ku buryo bwihuse kandi bwiza, noneho bigatuma intungamubiri zishobora kuvamo mu buryo bwiza, noneho imyanda igasohoka kugira ngo umubiri ntushobore kubika imyanda myinshi, aribyo bishobora gutuma umuntu agira ibinure cyangwa se abyibuha. Noneho rero ugasanga amazi niho abuhereye agufasha kunanuka. Icya gatatu rero ni uko amazi ashyushye nanone ashobora kugufasha kugabanya inda. Amazi ashyushye iyo uyanyweye atuma umuntu ashobora kugabanya inda, agakamura bya binure by'ahangaha byo ku nda. Nimba ushaka kugira ngo inda yawe yihute igabanuke vuba, ni ukuvuga ngo jya unywa amazi ashyushye. Wenda ushobora gushyiramo n'ibindi bintu bishobora gutuma kwa kunanuka byihuta, ariko iyo unyweye amazi ashyushye byakihutisha igikorwa cyane kurusha amazi akonje, kugira ngo ushobore kuvanaho bya binure byo ku nda, bya bicece, bya bintu biba byizinze byose biri hano ku nda bikaba byashiraho. Ushobora kwibaza ati rero ni gute nshobora kunywa aya mazi kugira ngo ashobore kugira uburyo cyangwa se ashobore gutuma ngira ingaruka nziza mu buryo bwiza. Icya mbere cyo ni uko amazi ashyushye ugomba kuyanywa byibura, ntabwo ugomba kunywa agakombe kamwe cyangwa se akarahuri kamwe ngo wumve birahagije. Byibura ni litiro 2, hagati ya 2 n'3, nibwo ayo mazi uzamunyweye azaba ahagije kugira ngo ashobore kugira ingaruka mu mubiri, yaba ari gutuma unanuka cyangwa se yaba ari gutuma ugira ingaruka nziza zose twahoze tuvuga. Kabiri rero nuko ushobora kunywa amazi mbere yo gukora siporo. Ni ukuvuga ngo nimba unyweye amazi mbere yo gukora siporo, bituma ya mazi nimba uyanyweye mbere yo gukora siporo ushobora umubiri gushyuha vuba vuba, bigatuma bya binure bishobora gutakara vuba vuba, cyangwa se ukaruhu ibyuya bikaba byaza mu buryo bwihuse, noneho uruhu rukaba rwaruhuka ndetse bikaba byakuramo n'umwanda vuba vuba mu mubiri. Rero iyo unyweye amazi mbere yo gukora siporo nabyo bigira ingaruka nziza. Kandi nanone amazi ashyushye rero iyo yanyweye ibyutse mu gitondo bituma umuntu ashobora amazi yoza appareil digestif yawe, ibikoza nyine mu nda, bikoza mu muhogo, ku buryo ya myanda yose wari ufite mu mubiri ishobora kuvamo bitewe n'uko unyweye amazi ashyushye. Cyane cyane ko iyo umuntu aryamye ntabwo ibice n'ubwo umuntu aba asinziriye, ariko appareil z'imbere ziba zikora. Ni ukuvuga ngo ubwonko buba bukora, umutima uba ukora, igifu kiba gikora. Ibyo byose uko bigenda bikora niko biba bikeneye kugira ngo byongere byozwe, byongere bibe bishyashya kugira ngo umunsi wirirwe umeze neza ufite courage. Kuko iyo yanyweye mu gitondo bituma ushobora kugira courage, ugakongera umunsi mwiza wumva ufite imbaraga. Naha rero dusoreje iki kiganiro cyacu cy'ukuntu amazi ashobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba ari mu buryo bw'ubuzima bwiza ndetse n'uburyo bwo kugira ngo ugabanye ibiro. Nagira ngo usabe nimba uri mushya ugeze kuri ino channel, wakora subscribe ku magambo y'umutuku ukakandaho rimwe, ku ruhande uza kubonaho inzogera nayo ukayikanda kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukubwira ko hari indi video yaje. Nimba rero usanzwe watera comment, ugakora share ndetse na like. Murakoze.